Bakora ubucuruzi bwa crypto burimo guholdinga amafaranga ya blockchain nk'amacoin nka BTC cyangwa se Ethereum batangarijwe inkuru yemeza ko hagiye kubaho crash cyangwa se impanuka rikomeye. Ni inkuru yakomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga cyane mu influencer n'abandi baganira ku mafaranga y'ikoranabuhanga, aho bagaragaje ko Bitcoin ishobora kumanuka ikaza kugera ku 55,000 by'idolari ry'Amerika. Iyi ni Bitcoin yari yarazamutse mu minsi ishize aho yageze ku 74,000 by'idolari, ariko kandi yarazamutse mu mwaka washize igera ku 100,000 by'idolari. None yitezwe ko ishobora kugera ku 55,000 by'idolari z'Amerika. Ese biri guterwa n'iki? Ni amakuru akomeje gutungura isoko rya crypto, aho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU watangaje amabwiriza mashya agamije gukaza igenzura ku mitungo ya crypto. Bamwe mu bashoramari bahise bavuga ko Bitcoin ishobora kugwa cyane, ndetse bamwe batangira kwemeza ko target yayo mu gihe yabiguye yaba ari 55,000 by'idolari ry'Amerika kuri BTC. Ariko se biri guterwa n'iki? Reka tubirebere hamwe mu kiganiro cya none. Ngo ikaze hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Niki cyabaye kiri gutuma Bitcoin bitega ko ishobora kugera ku 55,000 by'idolari? Perezida wa Komisiyo y'Uburayi yavuze ko EU igiye gushyiraho amabwiriza akomeye ku bigo bya crypto bikorera hanze y'ibihugu bya EU. Hagiye gushyirwaho gukaza amategeko agena gukoresha crypto mu buryo bwo kugenzura imikorere y'ibigo bikorera hanze y'ibihugu bya EU. Intego nyamukuru y'izi ngamba ni ugukumira uburyo Uburusiya bwakoreshaga crypto mu guhunga ibihano mpuzamahanga byafatiwe icyo gihugu. Ni ukuvuga ngo mu ntambara ihanganishije Uburusiya na Ukraine habayeho ko Uburusiya babuhanisha kutabona amafaranga ya Amerika, amadolari, kandi idolari ritari mu bucuruzi bwawe byanze bikunze igihombo cyangwa se ubukungu bwawe butangira kumanuka, kubera ko mu bisohoka mu gihugu cyawe ibyo supplying bakwishyura mu mafaranga nyine ayo twita amadevize mu Kinyarwanda, hanyuma ukayahinduramo amafaranga y'igihugu cyawe, kandi mu gihe cyose uri kugurisha idolari ugambiriye kugura ifaranga ry'igihugu cyawe uba urimo urizamura, bitandukanye no kuba wagurisha ifaranga ry'igihugu cyawe ushaka kugura idolari. So muri ibyo bibazo rero Uburusiya bufitanye na Ukraine bari bafatiwe ibihano byo kutabona ayo mafaranga y'idolari. Hanyuma umuyobozi wayo wa Russia Vladimir Putin ahita akoresha indi trick yo kuba yakoresha crypto mu buryo bwo guhunga ibihano mpuzamahanga yari yafatiwe. N'ubundi muri crypto tugiramo igice cyitwa USDT, ni amafaranga barirwa ku gice twita stable coin cyangwa se adahindagurika, aho iyi USDT iba mu bwoko bwa Tether, inganya agaciro n'ubundi ni idolari ry'Amerika. Umuntu ufite amadolari 100 kuri Binance cyangwa se izindi crypto wallet zibika amafaranga ya USDT n'andi ya blockchain, ufite amadolari 100 abanganya amafaranga ho gato n'uyafite mu buryo bw'inote. Ujyanye inote y'100 y'idolari kuyivunjisha baguhamo ibihumbi wenda minimum ni 140 n'utundi duke. No kuri Binance nuko biba bimeze, nagomba murutanaho meshu gusa wo kuri Binance ashobora kukurushaho gake, kubera ko bo nago bakuyemo amafaranga y'imisoro kuri izo nzu z'ubucuruzi, cyangwa se amafaranga yo gukode, amafaranga yo kwishyura umukozi wakuvunjiye n'ibindi byinshi bitandukanye bituma bashobora kuzamukaho nk'igiceri cya senkani ugereranije n'amaforex biro. Ibi rero nibyo Uburusiya bwahise bukoresha mu buryo bwo guhunga ibihano bari bafatiwe. Baravuga bati reka dukoreshe amafaranga ari stable USDT. Ibi bivuze ko rero ibigo bimwe bya crypto bishobora kubuzwa gutanga serivisi ku bantu cyangwa se ibigo bifitanye isano n'Uburusiya.
ubwo haba hagiye kuzamo umupaka, kandi tuzi neza ko crypto ubundi ikora mu buryo bwa decentralized, ntabwo igenzurwa ntikumirwa, ariko nanone mu buryo buri political ntago amafaranga ya crypto yabaho adakeneye amafaranga y'ibihugu. Ufite amadolari 100 tutari buyavunjemo amanyarwanda waba usa n'ufite zero. Kuki rero isoko ryahise ryikanga? Ibi byose muzi ko tumaranye iminsi crash cyangwa se impanuka rikabije ku mafaranga ya crypto, cyane cyane nko kuri Bitcoin ndetse na Picoin. Ariko impamvu ya byose nuko iyo habaye amategeko mashya cyangwa se amakuru ashobora guhungabanya ibijyanye na mindset cyangwa se settings z'abari bari mu isoko, amafaranga yinjira mu isoko rya crypto, abacuruzi rero benshi bahita bagurisha kubera fear. Twarabisobanuye, ubwoba bushobora gutera impinduka nini ku isoko. Ibi bituma rero Bitcoin igabanuka cyane kubera ko yo yashyizwe no mu majwi mu buryo buri completely cyangwa se bw'100%, hanyuma altcoin nyinshi zikagwa kurushaho. Twabonye ko Bitcoin yimanutse n'izindi coin zishamikiyeho zihita zitangira kumanuka. Hakaza kandi igice cyitwa liquidations zikiyongera. Liquidations ni igice cyaho kuri konti yawe hasigara ari zero. Okay, reka dusobanure kuri aka ka liquidations. Ni igihe wenda ufite nk'amadolari 50 ariko ari muri BTC, atari muri stable coin, atari muri ya coin idahindagurika, ahubwo yashyize nko muri Bitcoin kugira ngo nizamuka wunguka, ariko nanone namanuka urahomba. Hari ukuntu ku ma wallet yanyu muzasoma inyuguti yanditseho ngo PIN and R, biriya bisobanura profit and loss. Noneho buri munsi baba bakwereka ngo wahombye aya, wungutse aya. Mwese ndabizi ko ku ma wallet yanyu hariho ko kuri PIN R yawe hariho igihombo wenda cya 0.00 imibare inyuma, cyangwa se ikijyanye na profit nabwo bikaba bisa bityo. Hanyuma siko bigenda ku muntu waholdinze izi Bitcoin, kubera ko Bitcoin itabarizwa muri stable coin, amafaranga washyizemo agenda agabanuka, ku buryo uramutse udafatiyeho ngo usohoke wahura n'icyo twita liquidations, amafaranga yawe yashiramo burundu kandi isoko rigikomeje. Ikitwa fear and panic nibyo biri kuyobora isoko muri iyi minsi. Niyo mpamvu wabonye abantu benshi batangira kuvuga ko BTC ishobora gukomeza kumanuka. Hari n'ubigeze kunyandikira inbox ati ese BTC yabigiye guhanagurwa? Ntago coin iri listed ikomeye nka Bitcoin ishobora guhanagurwa gutyo gusa. Bitcoin yagera ku 55,000 se by'idolari nk'uko byatangajwe. Aha niho abantu benshi rero bagomba kwitondera, ni ukuvuga ko Bitcoin iramutse igeze ku 55,000 by'idolari uyu munsi byakitwa predictions gusa, ni ibintu bidafite gihamya, nicyo twita prediction, ntabwo ari ikintu cyemejwe. Kugira ngo Bitcoin ive ku rwego iriho igere ku 55,000 by'idolari, haba habaye ibi bikurikira, nibyo bikenewe niba muyishaka ku 55,000 by'idolari: panic selling ikomeye, guhaha hari ikintu kiri kugusunika kigupushinga, news mbi zikomeza kwiyongera ku bijyanye no kuganira kuri ku ifaranga rya Bitcoin. Abantu bagenda babigarukaho cyane, batigiye gusimburwa na Pi n'ibindi, ariko kandi hakomeza kubaho ikitwa kuba habaho nyine abantu bagatangira navuga ngo ni pressure, kugira pressure, kugurisha kuri pressure no kugura kuri pressure. Niba rero ibi byose bitabaye, Bitcoin ishobora kuguma aho yari iri n'ibisanzwe, ikaguma irindiririye kuba yamena resistance igakomeza kuzamuka. Abashoramari rero bagomba kureba, niba ufite crypto ntugafatire icyemezo kubwoba gusa, banza ukora analyse, reba support level ikomeye cyangwa se aho Bitcoin itaza kugera ngo iharenge mu kumanuka, ariho uvuga uti ndahaguriye. Kurikirana amakuru mashya ya EU, reba uko amafaranga manini cyangwa se institution investors zitwara, ba bantu bashora ariko
bahagarariye ibigo mu bijyanye na crypto, ni ukuvuga ngo irinde FOMO na panic selling. Turi kugana ku musozo, nakubwira ni muri iki kiganiro twabonye ko EU iri gukaza amategeko ku bikorwa bya crypto kugira ngo ibihugu byafatiwe ibihano bitabasha gukoresha crypto mu guhunga ibyo bihano. Aya makuru yateye ubwoba abari bari mu isoko, ariko kugeza ubu nta gihamya gihari cyemeza ko Bitcoin igomba kugera ku bihumbi 55 by'idolari. Isoko rya crypto rikunda kugendana n'amarangamutima y'abashoramari, niyo mpamvu ari ngombwa gukora ubushakashatsi bwawe mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose kirimo nko kugura cyangwa se kugurisha ifaranga rya crypto. Wowe ubibona ute? Bitcoin izagwa kugeza ku bihumbi 55 by'idolari cyangwa se igiye guhita izamuka? Ni nako nsoje ikiganiro cya none. Wakoze cyane kutwumva, naho ubutaha. Imana ikurinde.